katwakira abageze kuri satelite za ruda ndabona bahagaze iburasirazuba bw'u Rwanda. Halo Halo muraho neza mukomere cyane dukomerane twese hamwe. Yego Amakuru yanyu tubahaye ikaze hano. amakuru ni neza rwose turisanga mu rugo rwacu. Birumvikana urutse abana. Abanyarwanda baratinda. Musaza ukuri perezida nyawe apana kuba tekinika hariya. Ni ukuri. Abandi baraho ab'Gatsibo abo hafi n'abakuririye Gatsibo ahera kumanuka mpaka hasi n'iburasira bwayo n'iburengera bwayo. nuko tumeze neza niho turi. Nizere ko abakuze n'abakiri bato baraho basaza n'abakecuru n'inyangamugayo ryahamye nibwo somero ry'ibitabo ry'abakiri bato bigisha bato babafata ku kaboko bakababwira kuramba bisaba iki. Uramba aba yabigenza ati, utaramba aba yibesha atya none ukwisi akavaho vuba atarambye atamenye n'ibanga ry'isi. Aho iburasirazuba bw'u Rwanda. Ni ugushima ko umuntu adashimye Imana bitewe n'ibyo dukorera. Yarakara Imana ikamupyaturamo capati, yazisuzuma ikabona nazo ntizujuje ubuziranenge ntizihabayo, ikabarinda inzara n'ibiza kamere n'ibiza abantu n'ibizazane n'ibizanano byose, ikanaga muri mondisi. namwe abanyakigali mumeze neza. cyane hano mu birindiro bikuru by'abaruda i Kanombe, Kigali, mu karere ka Kicukiro, duhana imbibi n'aka Gasabo n'aka Nyarugenge. Urumva turimo neza rwagati ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Kanombe no hafi yo kwa Habyarimana no hafi y'ibitaro bikuru bya gisirikare n'ikigo gikuru cya gisirikare na gereza y'abasirikare yo ku Murindi n'urugaga rw'inganda rw'Imasoro. Urumva na Busanza hose kaze cyane. Birakaze mutari. Hano niho haba mu birindiro ku buryo nitwe urebye nitwe moteri y'igihugu, nitwe mutima w'igihugu, nitwe maraso y'igihugu, nitwe kuka k'igihugu, nitwe mbaraga z'igihugu, nitwe shingiro, byose niho bishingiye. Yego ni ukuri. Abandi ujya bumva babiyo mu nkengero bavugira mu nkengero, twe turi mu birindiro bikaze cyane. Yego bitaza abanyarwanda bakajya kuvugira kuri. hari ababa hano bigize ashwi nabo bashaka kurikoroza kugira ngo n'abari kure biyongereyo n'abari hano ngo bumve ijwi riranguruye ngo bahungire kure bavuge bavuye aho, ariko ugasanga abantu babaye hirya hino no mu mashyamba babayo bumva imitontomo y'intare nayo ntibayitinya yabamaze ubwoba, bityo rero ugasanga barakangira ku bidakangika. Reka nk'uyu muntu musuhuza. Wamuma nawe nkamusuhuza rwose. Ntashaka ko amuguha umusuhuze anakwibwira. Nta mpungenge. Halo turaho mumeze mutaho ngaho. Natwe turaho. Burasirazuba namwe niho muba mukomere. Niho turi. Amakuru yanyu nayo ni meza. kandi niyo byaba bimeze bite umuntu nyine amenya kwiyakira akanabyakira akabigendanamo neza akabana nabyo ukuntu nubwo kutaba kwiza, ariko ugashaka uburyo nyine uburyo byitwaramo gusa kugeza igihe bizaba amateka nk'abandi bose. Nibitagenda umuntu arabisuzuma agakomaho amapine yasunikaho kidogo bikijyana, kuko ibitavuga ntibigomba kurusha twabavuga twe dutekereza byo bidatekereza, tugomba kubitsinda uko byamera kose bikihuta. Yego. Mujye mukomera mwihangane kugeza igihe nzaziraho tukaganira mbona nkubone usibye inyumva nkumve nk'iyi.
Kigali Kanombe mu birindiro bikuru by'abaruda hano ni muri headquarters z'abaruda ndimo kuvugira. ntabwo rero namukubwiye Yego. nari mutunguye n'ubwo nawe ndamutunguye kandi Ni surprise we yanjye mba mbibona kandi ikindi nge ndi umusaza urabizi ngenda gake gake. uyu ni umudamu wa marume Eh. twari turi kumwe ahantu mu mirima Uravuga twuvugane n'umusaza nawe uvugane nawe none uri koroze nawe ari koroze dusangire ijambo ry'ukuri. twari twibereye ahantu mu mirima ndavuga asanga tuvugana n'abakiri mu gihe nawe yumva ko nyine hari umuruda udukuriye Nta mukuru utagira mukuru we. kandi ikindi urumva wowe uba ufashe inshingano uhita uba umusangiza w'ijambo mwiza. nibyo Nizo nshingano z'abaruda n'abarudakazi tugomba gusangizanya ijambo uko byamera kose aho ariho hose ku isi yose. nuko turakundana turi umwe Tugomba kuba umwe tukunga ubumwe twamara kunga ubumwe tukunga ubumwe bwa Leta Zunze Ubumwe za Afurika buhamye hamwe No ku isi hanyuma u yose. Rwanda tukazaharanira ko ruba umurwa mukuru wa Afurika. Iyi mipaka yose ikavamo muri Afurika mu bihugu 55 umunyafurika akajya atura aho ashaka Ku isi bityo rero yose. u Rwanda urumva ruzaba rwisanzuye u Rwanda turwaguye arabwenge. Yego yego. nibyo Bya bindi by'imitutu y'imbunda byavuta ni kuvute ngo mukubita umwitse muvudukana umusukeho imiriro ibyo bigiye kuba amateka ntibizongera ukundi. wa muntu we bariya bene wacu baratanye baratanye n'ubwo ari abacu ariko baratanye ntabwo ari ntabwo ari iby'i Rwanda ntabwo ari ibya viziyo ntabwo ari iby'iki kinyejana n'ikinyagihumbi. Igihe tugezemo nicyo gukoresha ubwonko kandi ubwonko buzima bubyara ubwenge buzima ubunararibonye buzima bw'ukuri noneho ugasanga buzira inenge. Imana yabishingiraho ikakwishimira ariko ibintu Imana yashingiraho ikarakara nawe ikahita ikumanurira mu muriro w'amazuku ntabwo nabyo byaba ari byo waba usigiye n'abagukomokaho irage. Inenge mbi. yego aba bantu rero bazunguza babakomokaho imiryango yabo ibintu bitari byiza kandi bazi ko nta ngaruka nyamara bifite ingaruka zikomeye cyane. Nabo batarebye neza bashobora kuba barazunguye iby'abakuru n'abakurambere babo batitwaraga neza. niko byagenze n'ubundi Buriya amateka buriya aganisha kariho burya n'imigani iganisha kariho. Amateka ntaba arimo. ariko uzansura gato cyangwa gusanga i Kanombe Oya byombi birashoboka. byombi birashoboka kuko nanjye ndi umujeni ngenda Kigali Byombi ni ibisubizo by'ukuri birashoboka cyane. Watanga mugenzi w'umushi niwe wahagera mbere. Watanga mugenzi w'umushi. Ni ukuvuga byo nta mpungenge kuko ibyo se ko ari Imana ihita itugegenera ingengabihe twe turi ba gitifu bo kubahiriza iby'Imana yapanze. Ivuze ngo ni njye uri butange cyane ni wowe uri butanguranwe ubwo nyine twakira ibyo ngibyo. yego Kiba ari igisubizo cy'Uwiteka nta wakigorofanya. nari ndimo netereza Yego warimo urimo utekereza. buriya nzajya ku ishuri kuri 16. Nibwo uzasubirayo. yego ubu nari ndi muri vakasi nari kuzi wakunyuraho aricyangwa Oya nta kibazo nge mba mpari keretse wenda nagiye nko mu ntara bigahurira n'uwo munsi mfite gahunda ingendo mu ntara ariko ubundi mba mpari nakira abanyamakuru bo ku rwego rw'isi ku rwego rwa Afurika rw'akarere k'ibiyaga bigari bo mu Rwanda hari noneho n'abarudakazi n'abo bose batari abaruda bose Itsinda rigari kugira ngo
tuzamure giga za buri umwe none tugire imyumvire imwe mu mujyi tubashyire umwe kuri none terabytes umuti w'igifu tuzabe n'umuti mpuzamahanga mpuzamakungure tureke kubyihererana tubisangize n'abandi nk'uko turi gusangira rino jambo terabytes zihambaye. yego erega ni ukuri hari ibitekerezo byawe umuntu aba akeneye. birumvikana n'urutsa abantu isi yose bampamagara bambaza nko ku munsi ubu kera nakiraga telefone nk'ibihumbi 2,500 cyangwa 3 ariko ubu sigaye nakira ibigera muri 18,000. Ndumva waratwihariye. Abantu baravuga bahamagara tuganira abandi bakubitama abandi manywa n'amajoro masaha 28 iminsi 7 yose mbavuga n'abantu rwose njye ndi umuntu w'abantu. Ni ukuri watubereye igitambo ugize umwanya. Njye ndi umutungo bwite wa rubanda pana bariya bigira special. Baya barabonga n'abadiplomate gusa. Oya ntabwo ari abadiplomate na diplomasi ntibayizi bazi ko diplomasi ari ukubeshya kandi diplomasi ni ukugiranirana neza si ukugira nabi nta makenga nta manyanga ntabwo usimanyanga nta kunyanganya ahubwo ari ukuzuzanya mu byiza cyane kandi bigirira bose umumaro naho abangaba bakurura bishyira batekinika inyungu zabo gusa kandi bakirema agace k'ejo nako kagasambuka bagasubirana mugasanga isubiranamo ryabo ringana na mugiga bakarwara iryo. Ubundi ngo igerageza n'ubundi ukajya habona nyine cyane baratekinika bagakabya. ibyo batekinika bijyana ingaru rero ni ingaru rwose nagiye mbabwira ngo umukunzi w'impyisi ni wirya mbere umuntu itekinika rimufata mbere mu ikubitiro rikamunywezayo aba revolutionaries bahageze impirimbanyi z'impinduramatwara muri demokarasi nziza kandi yihuse herekezwe n'umurindi w'Uwiteka usanga batsindwa mpaga batanakozemo. nuko basanze twe turi abanyapolitike beza b'amahoro naho basanga turi abanyamahane nk'abo n'uburyo tuzi ubwenge n'uburyo tuzi ubukoryo n'uburyo tutikoraho twihagije ku isi yose imigabane yose ibihugu byose imidugudu yose abo ni ukubavudukana ewana bagahita banibura ariko basanze turi abanyapolitike beza b'amahoro kandi abarimu mpuzamakungu abantu bazi diplomasi mpuzamahanga abadiplomate tutikoraho ku rwego rw'isi tugenda twemye buke buke tugenda tumenya n'ibibazo byabo bafite n'amagiga y'ubwenge atabemerera kurenga aho bari no ababuza no kutareba kure harenze aho bareba ubundi amaso yawe ahagarukira hari ubundi buhanga andi maso aba ku bwenge areba aharenze aho hitegeye na kure amaso bo ntibayagira ahubwo ako kanya nta nubwo bashaka kumenya n'amateka ngo bamenye ibyahise babone uko basigasira igihugu ibyo byose bizatuma abaruda dutsinda nyine amakosa ya ba mukeba nizo nyungu zacu bo uko bakora amakosa twe tuzamukira hano tuhita tuvuga wawe icyo ni igitego kirinziye kabuhariwe cya mbere muri ruhago ya politiki. Bo uko bakora amanyanga twe niko tuhita dutsindira ibitego byiza cyane kuko twe tuzana ikosora amanyanga yabo twe tuzana ikosora twabakosora ukuri tubakosoza ukuri tukaba tubatsinze icyo umutwe nicyo hasi nk'uko nakabibasezeranyije kuva kare kose. Yego oya nta kibazo nta mpungenge byombi birakora nta kibazo muri rudase ko twe tuba tutikoraho hose tuba rwose
bwose n'ubutumwa bwa hamwe bungana n'ubw'ahandi kuri social media zose nasasiye mu mazi mu bubishe n'ibindi byose tuzagenda tubikora cyane cyane n'umugoroba mwiza yego namwe aho ngaho bansohoreza iburasirazuba natwe mu murwa turabatasha bose yego ndabizi ko bikumva birumvika gatanu ku kandi